no kuvuga ngo ikintu kinerwa n'abantu n'abana babi muri rusange abo twizeye nibo batubereye babi abo twakuranye nibo batatwifuriza gutera imbere abatubona dutera imbere bifuza ko tujya hasi nkazamura umutwe Ngamaje gutera imbere nateye imbere njewe yes ko bivuga n'uburakari se nkaho umuntu kumurakariye si umuntu ni mubi so abivuganye iki ubwo wateye imbere nicaye hano wowe uri aho ngaho izuba ryakumenya mukamere mwana do arirutse dore umuntu urumva muvunye muranyanga ariko ntaribi nicaye hano mugasaka izuba rirakwisha ni nawe wasabye amafaranga muri press conference Imana yafashe umusatsi wari kujya ku mutwe kukanwanwa ukaki unagakema kano kabonyoka akanwanwa uretse wanze kunkorera indirimbo muri 2004 Jackson Dado uko abana son aho bayita hejuru kwa nshuti happy twangwiki one way look at my way byararangiye skizi kuri flash ngo nzandike insubirajwe ntibakavuge ngo uvuge nk'intu Right, JALAS official TV reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane abadukurikira twizere ko muri amahoro aho muherereye. Uyu munsi twagerukiye igikondo kwa padiri nyirango muri kugenda muhabona mu mashusho kuri Dova Business Group ahangaha bari nyirango muri kumubona Bwana Hakizimana Amani AMAG the Black. Yes. Umeze gute? Meze neza ndashima rugira. Yego. Kuri gushyira agapfukamunwa uri kugira ngo titeze abapipa nari ngakumbuye si ku bushake si umuntu agomba kuba afite udupfukamunwa nari naguze agapaki kuzuye ariko n'ubundi style nzagenda ukoresha okay nakaye kamaro zika agapfukamunwa katari kurinda corona akandi kamaro kukurinda ivumbi sibyo ko muri izi modoka zacu urabona ibirahure bizamuye climatiseur ariko hari igihe usohoka nko mu modoka hano mu muhanda w'ibitaka ugataka hanyuma rero reka ntangirira ahangaha n'ubundi ku cyatuzinduye ngo bazanye imodoka i Kigali. Izi modoka abantu nyarwanda bari kubona muri video ni imodoka wavuga ko donc urabona ziriho amashashi ni imodoka zikiri nshyashya zidekoye bivuze iki? Bivuze ko ari nshyashya nyine niyo mpamvu kera bavuga ngo ikintu ni mu mashashi ikintu kikiri mu ishashi nyina arabyumva buri modoka yose ntago bayikuverikira ishashi ahubwo abantu bayijyamo ahantu bicara kugira ngo bakwemeze ko ari nshyashya niho bashyira ishashi. Yes. Icyo cyo cyerekana ko imodoka ari nshya ni nshyashya ariko ntago ikindi nacyo gishyire ibiri 0 km 0 km 0 nta muntu kikinyenyenye urayicana ngo igendemo. Izi modoka rero sa nkutubwiraho gato kugira ngo ngire n'ibindi bintu nkubaza bikeya donc nizo gukodesha nk'ibisanzwe nizo kugurisha zihagaze gute ni avantage yo kuba umuntu yagura ino modoka ubu bwoko two tubona tutabumenyereye mu Rwanda ni kuki mwabuhisemo donc sa nkutubwira nyine ambassadeur. Okay. JALAS muri Dova Business Company dufite imodoka zikodeshwa still n'ubundi zari zihari ariko izi ngizi nshyashya nizo kugurisha ushobora kuyigura ukayigumisha muri company yaguma muri company ikazajya kwinjiriza ushobora kuyigura ukayijyana ikabiyawe nyine ku giti cyawe kugura nyine urabyumva ariko izi nshyashya urayigura ikaguma muri company cyangwa ukayigura ukayijyana. Yes, ntago tuzikodesha izi ngizi ariko nizikodeshwa zirahari. Yeah.
Amaji ugera ugera ku bintu byinshi bitandukanye. Cyewe tuvugana kuri phone wambwiye uti nazanye imodoka, urumva ni ikintu kirenze. Ese nakoresha Nazo ndi kuzibona ariko umuntu naga yigize zero mana arayigize ayigize wanicyo natwereka Keve irayikuye muri 0 metre nago yari yagera muri ayigize 1 meter 1 meter ariko ndaza kugikoraho ndabaza dukomeze. Okay nta kireka dukomeze. Hanyuma Amaji nyuma nayo nkubwiye ngo nkunze kubona nyine ukora ibintu by'ama deal ama business akaze. Uretse na bino ugira n'izindi business zawe bwite, gucuruza amafi, gukora amafirigo, ibi bintu byose kubifatanya n'ubwamamare. Ntabwo ujya uhangana n'ibitero simusiga by'abagambanyi cyangwa se n'abantu donc bakurwanya. Abo bantu Imana banshyira kure cyane baruzuye bano bose subabona barahari benshi ariko still Imana iyo yaguhaye umugisha ukaba ufite umutima mwiza umeze neza nta kikubuza gutera imbere utari mu bintu bitafite shinge na rugero. So numva mbonye nicariye mu modoka iyi ngiyi George Walker Bush niyo yajemo bwa mbere aza mu Rwanda iyi turi iyi marike iyi ngiyi none yicayemo Amajid akareka nkinga na nineneke dabord oya bajye banabyumva ko bihinduye isura birahindutse nyine tugiye gukora n'ikiganiro. Iyi modoka iyi George Walker Bush aza mu Rwanda niyo yagendagamo ndu umwana muto cyane mvuga ngo iyi ngiyi ihagaze nkangahe ntago najya mu biciro kuko ngewe icyo nkora nda brandinga ariko ibiciro simbiza ariko ni iyi ngiyi ni imari ni Nyamerika uza kuyireba neza yazizanye n'imbarenye none dore Hakizimana man. So icyo rero nicyo nshaka kukubaza ntabwo ujye ugira bw'abantu umuntu ni mubi cyane nawe ndabufite nawe ndabugufitiye ubuze wabona ninenetse gutya mu modoka George Walker Bush yagendagamo uburishi uranyishimiye umuntu usinyama n'amaraso n'amagufa no. Ikindi ndaje mu minsi igiye kuza ndaje mbabwiye amabati agezweho mu gihugu, amabati akomeye, amabati abantu bari kubaka bazajya bubakisha naho ndajyayo ntago muzanyishimira mu gihe nyiri gukora bazanakwica wowe na umva urari director wawe ku ruhande ubivuze ati bazanakwica muzanyica ngwino mubaza akantu kamwe kuko nzi kuri director wa Mani kuva ubuzima bwe bwose ndashaka kukubaza akantu nari mubaje ntago ajya agira ubwoba bw'abagambanyi. Amani ko rewe mu bantu ubuzima bwose nta bitera ajya ahura nabyo by'abantu bamugambanira. Amani ashobora kuba atanahura nabo ariko ni umunyabwoba aba afite ubwoba gusa azi gukora no guhiga ibiraka gusa ibiraka bye bigahura n'ubwoba afite ashobora no kutazakomeza ashobora kuzabivamo akirukanka. Amana ajya agira ubwoba nicyo kibazo. Ariko reka nkubwe inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi. Ubu ushaka iki? Ushakira amafaranga y'iki? Yo kujya mbitsimba. Ubitsimba ute kandi baguhiga kubera ayo mafaranga kandi unagira ubwoba. Urakorera amafaranga ugahunga abantu. Ni ikinyamahane kiranga. Abantu bose muzi AB mwandike comment. AB nimba mumuzi. Cyane cyane nka Njuga abantu nkaba Isamu abantu nkaba Amani ni umukozi wa danje urumva uzi no guhiga ibiceri uzi guhiga ibiraka amakampani n'amakontra n'ibiki ako kandi ariko ndi bushyireho ariko kandi ugiye kugashya geza umunyabwoba AB abashaka ko Amani niki kigutera ubwoba se abantu uwo muziki ni wande urumva nukuvuga ngo ikintu kinerwa n'abantu n'abana babi muri rusange abo twizeye nibo batubereye babi abo twakuranye nibo batatwifuriza gutera imbere abatubona dutera imbere bifuza ko tujya hasi nkazamura umutwe. Ngamaje gutera imbere nateye imbere njewe yes ko bivuga no burakari se nkaho uramuntu kumurakariye si umuntu ni mubi so abivuganye iki ubwo wateye imbere nicayemo hano wowe uri aho ngaho izuba ryakumenya mukamere mwana arirutse dore umuntu urumva muvunyi
muranyanga ariko nta ribi nicayemo hano mu Gasaka izuba rirakwisha ni nawe wasabye amafaranga muri press conference barayaguha ariko mw'abantu mwe sha amafaranga none kukigiye umbaga naje kuyakorera nyina ariko ninjye yaguha wose umpaye angahe yewe do ihanagure yayaze dukomeze muvunyi we ni ikibazo cy'umusatsi ariko buriya kizakemuka uruhara ikibazo cy'uruhara ni uruhara nyine kurakayise nawe ko umuntu bayinkama ntago mani abanyamakuru iyo mudateretse umusatsi ntago muri abasitari nyine wowe niyo mpamvu washyizeho uruhara ndimo ndakubaza nyine nsubiza wowe n'uruhara washyizeho abanyamakuru ngo batateretse umusatsi ngo ntago bari abasitari ibyo nibyo none ngo bamfitiye ishyari kubera ko mfite uruhara ntago ari ishyari n'inama bakugira nese nanjye ngutereke wawuteretse koko yawushyizeho gakiyama Imana yafashe umusatsi wari kujya ku mutwe ku kanwanwa ukaki unagakiyama kano kabonyoka akanwanwa unagaki reba ariko umutwe umucuritse wagira ngo uriya ni umutwe ari nyine ku kanwanwa noneho hano ukajya ni hano Yenda nshaka kuvuga ngo akananwa akananwa bureka mpere ku kana akananwa ngo bivuga bifatagije akananwa kigere twinshi akananwa kanwanwa kamwe tubiri dutatu n'utwanwanwa bantu vuga utwana utwananwa kamani reka ubwite witwa nde papa Anderson nawe ndabona hano ku kanwanwa ameze iki kananwa so Rojara reka tuva ahantu ngende n'ubundi mve mu bantu iyo uri umuhanzi ubona uri kugera ku bintu nk'ibi bidasanzwe byiza cyane ni ibihe bikomere wibuka wagiriye muri no ruganda ukavuga uti ariko nta gucika intege bikaba bigeze no kuri no level bikeya asa nk'udusangiza ku buzima donc kuri mbavuze aka kantu hari abantu baba bavuga ati buriya abasitari n'abantu baregeza baranabahamagara donc ino industry ni biki bintu bivuga uti bya bintu bigupushinga ukavuga ati sha paka nanjye mbiyereke abantu bansuzuguye baba producers bavuga ko nta kintu nshoboye ahantu nzigeza navugamo nka Jackson Dado navuga Skizi muri nuza icyo gihe yakoraga kuri Flash kambwira ati wowe bigihorere shaka ibintu ukora ndagira ngo man subize kamera inyuma bandebe bro bakurebe babibi wa muntu babwiye bya bindi pe nta mpamvu ariko sereka bamurebe dore ngo uyu muvunyi wawe ndi umuntu ni gutya abantu ariko kurwanya bakurebe man reba wanze kunkorera indirimbo uretse wanze kunkorera indirimbo muri 2004 Jackson Dado uko abana son aho bayita hejuru kwa nshuti happy yitwa nguki one way look at my way byararangiye Skizi kuri Flash ngo nzandike insubirajwe ntibakavuge ngo uvuge nk'intu ubuse akuye amaji mu kiganiro reka dusoze basi nimukazajye muvuga abantu muzanemo n'ibindi bintu nazi bayirebe iki bikubayeho bintu hari ukuntu umuntu avuga ngo ukumva uvugije ifirimbi ni oya byo nibya mugire tuve hano amaji reka dusoze kandi tugushimire twizere ko mwakoze kandi nishimye ko mwatugezeho hamwe na Dova Business Company twubaha agaciro kanyu mu kuduteza imbere